Umva ukuri. Iyo dusomye muri Bibiliya, aricyo gitabo cy'Imana, kiturangira inzira zayo, kikadusobanurira amateka, kikaduha n'inzira tunyuramo kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kitubwira byinshi. Umva ukuri rero. Mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 2, uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2, hadusobanurira ikiruhuko cy'isabato. Isabato bisobanuye ikiruhuko, ni umunsi w'ikiruhuko Imana yatanze. Nyuma yo kurema iminsi 6, uwa 7 ikaruhuka, ikaweza, ikawuha umugisha. Yawuruhukanye na mwene muntu, maze baranezerwa muri Edeni. Umva ukuri rero. Isabato si icyumweru, isabato si ijuma. Tubisoma he? Tubisoma mu gitabo cyo Kuva, aho Imana yabitegetse Abayisiraheli, ibibategeka ibibutsa. Ni Kuva igice cyaho cya 20, umurongo wa 8. Wibuke kweza umunsi w'isabato, umunsi 6 ujye ukora, ariko ukoramo imirimo yawe yose, ntakagira icyo ukora kuri uwo munsi, n'andi magambo menshi. Yewe ubwawe, indogobe yawe, umuhungu wawe, n'umushyitsi wakugendereye. Ibyo tubisoma mu gitabo cyo Kuva, igice cyaho cya 20, umurongo wa 8. Umva ukuri mwene data. Iyo twitegereje mu byanditswe byera, dusanga Yesu ari we washyizeho isabato, kuko ari nawe wabanye n'Imana mu kurema. Ibyo tubisoma mu gitabo cya Yohana, igice cya 1, umurongo wa 1, aho tubona Jambo wahoranye n'Imana, kandi Jambo akaba yari Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe nawe. Mu gitabo cya Luka, igice cya 6, umurongo wa 5, aho yavuze ati, umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Nuhe mwami w'icyumweru, nuhe mwami wa ijuma, nuhe mwami w'indi minsi yose isengwaho muri iyi si? Umva ukuri rero. Yesu ubwo ari umwami w'isabato, naho abandi bakaba bami b'ibindi. Abo bami bakwiriye gushakwa. Dusoma mu bitabo bitandukanye by'amateka yo muri iyi si, tukasanga amagambo atandukanye, nko mu gitabo cyitwa Encyclopedia Canonica ku rupapuro rwa 26 haratubwira ngo, we celebrate Sunday instead of Saturday because the Catholic Church has changed the sacredness of Saturday to Sunday in the Council of Laodicea in the year of 364. Turuhuka ku cyumweru, umwanya wo kuruhuka ku isabato, bitewe n'uko itorero Gatolika ryafashe ukwera ku isabato bikawuhindura ku munsi w'icyumweru, bikaba byarabaye mu nama yabereye Laodikiya mu mwaka wa 364. Rero isabato ni iy'Imana, nkuko Yesu yavuze ko ari umwami wayo. Icyumweru kikaba icy'ubundi bwami, kuko nta bwami butagira ikiburanga. Umva ukuri rero. Umwami w'isabato ni Yesu, umwami w'icyumweru ni ubupapa, naho umwami wa ijuma bikaba Muhamadi. Umva ukuri rero.